ni ingoma yo kunigwa no kwiniga kw'itangazamakuru. Itangazamakuru barariniga naryo rikiniga. Ntabwo abantu bashinzwe mwumvise Cleophas Barore, ndaza no kunyuza abandi magambo n'ahandi yabivugiye kuko nagiye ntoratora hirya no hino magira ngo duhere ku bimenyetso bigaragara, hatazagira uvuga ngo Aloyizi Simpunga abari kuvuga ibintu bimuri ku mutima cyangwa se iki. No, ndavuga jewe ibintu biri hanze, ibimenyetso ngo itangazamakuru cyangwa se nuriya Madame Marie Michel Muhoza ngo ibyo babasanzemo ngo ntabwo byari itangazamakuru, ngo bafite ibindi byaha bitari iby'itangazamakuru. Ikintu cyantangaje nuko yavuze ati abo twasanganye ibyo byaha bidafite aho bihuriye n'itangazamakuru, ndaza kubibumvisha mu magambo ari muze mukanya, ati bo twarabarekuye. Ndababwiye hari iyo umuntu maze iminsi nshengera muri ibibazo ngenda numva biriya, ngiye kubumvisha amagambo yavugiye kuri Radio Rwanda nako ni televiziyo kuko n'amashusho ye nayabonaga. Marie Michel Muhoza yavugiye kuri televiziyo y'u Rwanda avuga ati ndetse ati abo twari twarafatiye abanyamakuru bavuga twari twarafatiye ibyaha byabo byihariye, bati bo twaranabarekuye. Ni ukuvuga ko abafatiwe itangazamakuru bo babagumanye. Ahubwo reka mbanze mashyireho ayo magambo kugira ngo bimwe ntazayambirenzaho ugasanga wenda hari ukeka yuko ngiye kubumvisha icyo mu biganiro byabaye ejo kuri televiziyo y'u Rwanda, aho nyine Yves Kagabo yari yazanye abantu kuri televiziyo kugira ngo bavuge ku by'iryo tangazamakuru. None ubwo hari umuvugizi w'igipolisi, hari umuvugizi wa RIB nyine Marie Michel Muhoza n'abandi barimo n'abanyamakuru. Reka mubisha amagambo noneho byerekeye n'inzego z'umutekano. Umuvugizi w'igipolisi uburyo bivuga, Marie Michel Muhoza nawe uko bivuga ubwe mu magambo ye avuga ati avuga n'amazina yabo noneho akaza no kuvuga ati rwose asoza avuga ati ndetse ati asa n'uwivanaho icyaha RIB twebwe itangazamakuru nta kibazo dufitanye, ndetse nabo twashinjaga ibyaha bitari by'itangazamakuru zitwara barekuye. Ni ukuvuga ko kandi yavuga ko abandi bafatiye ibyaha bo bavuga ko ari iby'itangazamakuru, kuko iyo uvuze ngo abo twafatiye ibyaha bitari iby'itangazamakuru twarabarekuye, ni ukuvuga ko abo bandi mufite bo ari ibyaha bijyanye n'umwuga w'itangazamakuru. Reka mwumvisha ayo magambo kugira ngo mudakeka yuko ari byo ndi guhimba. Noneho dukomerezeho. zifasha mu kubahiriza amategeko. Turi kumwe na CP John Bosco Kabera, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Muri rusange ingamba igihugu cyagiye gishyiraho kugira ngo abantu birinde iki cyorezo, abantu bose bagomba kuzubahiriza. Birumvikana ko n'abanyamakuru barimo. Iyo mureba urwego rw'itangazamakuru, ese koko murabigendanamo neza, barubahiriza aya mabwiriza, ubwo bitwaye bate muri uru rugamba rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo afande? Murakoze cyane. Icyambere nuko mu rwego rwo kubahiriza nyine amabwiriza atanzwe cyangwa no kugerageza kwigisha abanyarwanda, ikintu cyambere gikenewe nuko itangazamakuru ribigiramo uruhare, rigakangurira abanyarwanda none kumvira amabwiriza, rikigisha abanyarwanda, rigatambutsa ubutumwa butangwa n'inzego zibishinzwe zirimo n'iz'umutekano. Birumvikana rero yuko mu by'ukuri kugira ngo abanyarwanda bajye kugerwaho n'ubutumwa butandukanye, kandi muzi ko tumaze muri iki gihe hafi ibyumweru 4, bikenewe yuko uretse n'ubutumwa butangwa n'inzego z'umutekano, ariko n'ubundi naho binyuza ni ku mbuga nkoranyambaga, ni kuri radio, ni kuri televiziyo. Birakenewe rero yuko dukorana n'itangazamakuru. Ibyo rero tubigeraho cyane cyane mu mikoranire myiza, ariko noneho nabumva inshingano zabo muri iki gihe. Iki gihe aho gisaba buri munyarwanda wese kugira ngo yumvire amabwiriza
ndetse yumvire gahunda yaguma mu rugo, ariko noneho ashobore kuba yasohoka agiye hanze, agiye gukora n'akazi cyangwa se guhabwa serivisi ya ngombwa cyangwa n'akazi ka ngombwa. Iyo bibaye ngombwa rero, aho duhuye n'umunyamakuru hirya no hino mu gihugu, tukumva yuko ni ngombwa ko agomba kugenda, turamureka tukamufasha akagenda akajya gukora akazi ke. Urugero nk'uko ugomba kugira ngo tugezeho iki kiganiro cyangwa ugikore, wagomba kuba wavuye mu rugo uze utanga iki kiganiro cyangwa se ukiyobore. Urugero nk'abandi bajya kuvugira kuri radio, urugero n'abandi bajya kuvugira kuri televiziyo. Urumva rero mu by'ukuri biba bigomba imikoranire myiza. Kugeza ubu ngubu mu by'ukuri muri rusange abanyamakuru barabyubahiriza. N'ahantu mwagiye mubona abantu basa naho hatera ikibazo, ntekereza ko ari abantu mu by'ukuri batabyumva neza, cyangwa se bashaka kwigira abanyamakuru mu by'ukuri kandi batubahiriza umwuga, cyangwa se bakora n'inshingano zijyanye n'ubunyamakuru cyangwa n'amahame agenga itangazamakuru. Turavuga rero yuko mu by'ukuri barushaho kugira ngo dukorane, barushaho kugeza ubutumwa ku banyarwanda, bityo bagafasha inzego z'umutekano n'izindi zishinzwe kwigisha abanyarwanda, ariko cyane cyane no kugenzura ko aya mabwiriza yubahirizwa. Turi kumwe kandi na Marie Michel Umuhoza, n'umuvugizi wa RIB cyangwa urwego rw'ubugenzacyaha hano mu Rwanda. Marie Michel, muri rusange nubwo ari ibihe bidasanzwe, ubugenzacyaha burakorwa, murakora akazi kanyu. Twumvise ko hari n'abafunzwe, abanyamakuru bafunzwe. Umuntu abyumvise yavuga ati ese abo bantu ko dusanzwe tuzi ko hari urwego rw'abanyamakuru bigenzura, iyo hari bitagenze neza rwa rwego ari rwo rubareba, iyo bigeze mu rwego rw'ubugenzacyaha biba byagenze bite? Abo mwafunze mwabafungiye iki? Murakoze cyane. Nk'uko nyine turi mu bihe bidasanzwe byo kwirinda COVID-19, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rurakora akazi kabwo nk'uko bisanzwe. Muribaza muti hari abantu bafunzwe, kandi dusanzwe tuzi ko hari urwego rureberera abanyamakuru. Abafunzwe baziraga iki? Mu gihugu cyacu hari inzego nyinshi zifite inshingano zitandukanye. Mu nshingano z'ubugenzacyaha harimo gukumira ibyaha, kubitahura ndetse no kubigenza. Twebwe rero nk'uko dukora akazi kacu ka buri munsi, twagenzaga ibyaha ku bantu bafunzwe. Ndibaza hafungwa abantu benshi, ariko wenda tugiye nko ku ruhande rw'abanyamakuru, ndumva hamaze gufungwa abanyamakuru bagera kuri 6 mu bihe bigiye bitandukanye, ndetse bagafungirwa n'ibintu bigiye bitandukanye. Ntabwo bafungiwe ko ari abanyamakuru, bafungiwe ko hari ibyaha bakekwaho. Aho ngira ngo niho hasubiza impamvu batari mu rwego rubashinzwe rubareberera, ari rwo RMC. Hafunzwe Saul Butera na John n'undi bari kumwe. Abo bari mu under investigation kubera ibyaha bari bakurikiranyweho, ariko abo bo bararekuwe. Hari uwitwa Hasani, uzwi nka Hasani ariko yitwa Dieudonné, yafunzwe ku itariki ya 15. Afite ibyaha akurikiranyweho bikiri mu iperereza tutari buze kuvugaho cyane kuko iperereza ritararangira, ariko akurikiranyweho ibyaha bigera nko kuri 3, harimo guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, harimo gukubita, ndetse harimo no kwigomeka ku byemezo byafashwe n'abayobozi. Ibyo byose rero bikaba bikiri mu iperereza kugira ngo hegeranywe ibimenyetso, harebwe niba koko ibyo bintu byarakozwe, hanyuma amategeko yubahirizwe. Hari nanone uwitwa Theoneste Sengiyumva ufite ikinyamakuru cyitwa Umubavu TV, nawe akaba afunzwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, akaba akekwaho icyaha cyo kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Nawe dosiye ye iri mu iperereza, ntabwo rirarangira, naryo ririmo rirakorwa. Hari n'abandi bafunzwe barimo uwitwa Valentin na Byiringiro David. Aba bakurikiranyweho icyaha cyo kwigomeka ku buyobozi, icyaha giteganywa n'ingingo ya 230. Dosiye yabo yaranakozwe, yararangiye, ikaba yarugoye. Wibuke kandi no